Haleluya. Amen. Nagira ngo mbasengere muri iki gitondo Imana ibahishurire icyo gukora. Hano hari imirimo myinshi cyane ariko Imana yacu irahishura ikakubwira icyo ukora, ikaguhishurira, ikakubwira uwo wasura, ikakubwira uwo wafasha, hanyuma Imana nayo ikaguhereza umugisha. Kandi hano hari imirimo myinshi Imana imbabarire ibahishurire iyo mirimo hanyuma muyikore. N'uwo mwegeranye hari umugisha wamukoreraho, uwo nguri inyuma yawe hari umugisha wamukoreraho, umwuka wera aracyakora. Ntabwo tuba tuje hano gusa gusenge birangire, ahubwo tuba tuje gusenga kugira ngo Imana itangire kudukoresha. Imirimo ya Mose, imirimo na Mose nayikurikire. Tuzamubonera imirimo ya Mose, imirimo na Mose nayikurikire. Tuzanesha ibigeragezo. umwanya wundi duhana ikaze mu nzu y'Imana. Reka dusabe korali Uwera maze kutwinjira batura munsi kabiri gatatu. Haleluya.
cyacu iyo iryo jambo turimo dushaka kurikuraho turashaka abantu bose baba bakristo. Reka tubasabe namwe muhaguruke muturamutse mu izina rya Yesu. Ni gatatu. Abadiyakoni n'abamuna mpuzabikora namwe mwagize umugisha wo guterana namwe muturamutse. Kabiri gatatu. Abaho umugisha cyane. Reka dusabe abafatanyabikorwa ndetse n'abahetsi bajya bakora umurimo wo kuzana abantu b'Imana baje mu ivugabutumwa namwe musuhuze. Kabiri gatatu. Reka dusabe abagize umugisha wo guterana uyu munsi. Bishoboka ko wa mbere bitagukundiye no kuwa kabiri no kuwa gatatu, ariko uyu munsi kuwa gatanu bikaba byemeye. Ndagira ngo nguwo tumwakire umushyitsi. Hari abahari amashyi. Cyane tuzungisha turi kumwe na mwene data Karama Didasi atuye hirya gatoya ya hano naramubuze nadusuhuze. Amen. Nabonye namubona nza kumuhamagara byagenze bitatu nimuke hirya gatoya Imana imumugisha ko yaje. Reka dusabe mwene data Kristo umuyobozi wacu nadusuhuze. Haleluya. Amen. Dusabe umuyobozi wacu niba turi nawe aturutse. Haleluya. Amen. Kuko gatabo nanjye ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Twagize umugisha kandi umugisha wacu yasinziriye neza akaruka ku gihe aza ku gihe. Imana ihererwe icyubahiro. Ndagira ngo nawe adusuhuze. Gihagaze reka duhaguruke twese reka twakire umubyeyi wacu Pasiteri Karekezi. Yesu amuha umugisha cyane, namutekereje akiza ahubwo mu mwanya wabyo biragenda. Ndagira ngo turamukanye mu izina rya Yesu. Rimwe kabiri gatatu. Imana umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Icare twe neza mu Imana. Guhoberana babaye n'abantu tubaye tubyihoreye gakeya ngo musenga Imana kugira ngo zongere bigaruke, kuko nabonye ari bimwe mu bintu bigize umuco wacu. Ndagira ngo rero umwanya wundi ushima Imana. Abantu tutamashimwe se mu Kristo.
Thank you.
ibyo tutigeze twumvisha amatwi yacu, ibyo nibyo umwami Yesu Kristo aturindirije. Haleluya, amen. Niba ari ibyiza bigeze kubona, ubwo ntabwo ari ibyo tuzabona mu ijuru. Niba ari inkuru nziza bigeze kumva, ntabwo ari ibyo tuzumva mu ijuru. Haleluya, amen. Ibyo byose bizaba biri hejuru, kandi nawe ubyumve neza. Ibyo utigeze ubona, ibyo utigeze umuntu ajya avuga ngo aho ngeza imyaka maze nararebye narumvishije. Ibyo ntacyo bizaba bivuze. Ibyo amaso yacu atarebye, amatwi yacu atumvise, nibyo umwami Yesu Kristo arindirije abakunzi be. Munyemere twongere turamuri ibiganza abaririmbyi Imana ibamugisha. Reka twakire umuyobozi wacu ugira hano hafi aduhe amatangazo. Haleluya, amen. Oh, haleluya, amen. Tangazo rya mbere nuko Yesu ari umwami. Tukomeje gushimira Imana ikomeje kuturinda, ikabiturinda kino cyorezo, kandi dukomeza no kwirinda gusuhuzanya, dukaraba, kugira ngo twubahirize amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Iki cyorezo turebe ko cyacogora cyangwa se cyagenda, ariko dukomeje gusenga Imana kandi twizeye Imana ko ishobora byose. Imana igihindura ibintu, yadukishije covid ikagenda gutyo, n'iki nacyo kizatambuka. Dukomeze gusenga Imana kandi Imana izatugirira neza. Tugira nibature rero, itangira kuwa mbere ikagera kuwa gatandatu, dutangira saa 10:30 kugeza saa 12. Ubwo tuba tubwiye abashyitsi bateranye natwe, kandi tugira kuwa gatatu hano amasengesho ya nimugoroba, tuba dusenga Imana, twiga ijambo ry'Imana. Kuwa kane tugira amasengesho yo kwirirwamo dusenga Imana. Nimugoroba tukagira amateraniro y'abagabo. Abagabo tuba dusenga Imana, twinginga Imana cyane. Tubonera kurarika abagabo mujye muboneka mu materaniro y'abagabo, tugira ibihe byiza. Kuwa gatanu tugira umugoroba wo kuramya no guhimbaza Imana. Mujye muza dukomeze gusenga kandi tunayiramya tuyihimbaza. Tugira rero abigira umubatizo, abenshi twahugiye mu gitondo. Ngire ngo mbwire n'abandi hano, twigisha abigira umubatizo ni kuwa gatandatu saa 8, ndetse no ku cyumweru nyuma y'iteraniro rya kabiri bigira hariya ku mashuri. Ubwo n'abandi bumvireho, abarimu babo rero baba bahari kugira ngo babigishe. Tugira amateraniro yo ku cyumweru, dutangira saa 12:30, twigisha imbere gato kugira ngo abakristo bose babone uko baterana, ndetse n'abashyitsi badafite aho bateranira. Kugeza saa 4 rero, kugeza saa 4 abari iteraniro rya kabiri, rya gatatu rigeza saa 6:20. Mujye muza kandi nibatsinda naho amateraniro arakomeza ageza nimugoroba ndetse n'ay'igiheka. Imana yacu ishimwe. Haleluya, amen. Iki cyumweru tuzakurikizaho rero, reka tubateguze hakiri kare. Tuzagira amasengesho. Urabizi ko tujya tugira amasengesho muri nibature, ubundi bigishoboka twajyaga turaramo tugasenga, ariko tuzahindura ingamba, duhindura ubundi buryo. Kiriya cyumweru kizakurikiraho turifuza ko twasenga Imana, kandi tuzaba turi kumwe n'umushumba wacu n'utuganiza ijambo ry'Imana. Tuzasenga Imana, tujye tuzinduka, tuzenguruke. Ya masengesho yagize umumaro, twagiye tuzenguruka, Imana ikabana natwe, tugasenga tuzindutse tuzenguruka, Imana ikatugirira neza. Tuzayakomeza rero, nubwo dukomeje gusenga, ariko tuzongera dusenge nanone. Ndibwira ko tuzagira ibihe byiza, tuzongera dusenga turi mu rugo, ariko hano tuzinduka mu gitondo cyane, dusenge ariko tuzenguruka kugeza ku wa mbere w'ikindi, kugira iminsi 7 ibe yuzuye neza. Ndizera ko tuzabitunganya, tuzabigenza neza, kandi tuzabona ibihe byiza, kuko tuzararika n'amakorali yacu ya hano, ndetse n'abibatsinda nabo bazadufasha kugira ngo dusenge Imana. Yego, Imana ibamugisha cyane. Murakoze. Arakoze umuyobozi wacu, Imana imugisha. Hanyuma uyu munsi saa 8 turadufite igaburo ryera, batsinda na giheka
ubwo umuhani Gasave turagize amahirwe yo kwakira igaburo ryera ariko kubwo n'umutima we wimuhata naza turamwakira. Ndagira ngo rero umwanya wundi mu ijambo ry'Imana reka dusabe umubyeyi wacu Pasiteri iri hano hafi asengere umwigisha wacu twese duhagurutse mu myanya yacu kugira ngo tugiremo n'akandi kabara. Mana Data gira ingabo turagushimiye uyu mwanya mwiza wo duhaye kuboneka imbere yawe, tugushimiye kuko wabyemeye, tugushimiye ko wakizira, tugushimiye yuko waturindiye aho twanyuze kandi ko wemeye buri wese kuboneka imbere yawe. Hari impamvu yatumye ubyemera, hari impamvu wamushoboje, hari icyo ushaka kumugezaho, hari n'aho ushaka kumuteza. Turagushimiye mwami yuko imigambi dufite ari myiza gusa, ibyo w'itegeko tugira n'amahoro si ibibi. Niyo mpamvu wazinduye umukozi wawe kugira ngo tuganirize, turasenze kugira ngo umwuka wera muyobore kandi ibyo wamuhaye kugira ngo tugezeho bimpambare buri wese mu rugendo, bibyo kuduhumura amaso ngo turusheho kureba neza kandi bidukomeze kugira ngo umugambi twafashe twe kuwugambururaho. Urakoze Mana kumugisha natwe twese abumva duha amatwi y'uko n'imitima yakira kugira ngo dushyire mu bikorwa ijambo ryawe bwa Kristo umwami wacu. Amen. Mwami Yesu yashimwe cyane. Amen. Mwamashyi niwe nyiritorero. Ndabaramukije cyane kandi mbasabira n'umugisha. Imana ibagirire neza ibahe umugisha. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 2. Urwandiko rwanditswe na Yakobo igice cya 2. Turasoma umurongo wa 17. Aravuga ngo uku niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine ngo kuba kumeze gute? Ahari umuntu yavuga ati weho ufite kwizera, njyeweho ufite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye mwereke kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Imana ishimwe cyane. Amen. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Imana ibamugisha. Reka turebe abantu babiri tuza kuvuga mu minota mikeya bagize kwizera ariko kurangwa n'imirimo, hanyuma mbabwire ibintu bikeya kwamburamo isomo ry'uyu munsi. Byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo waho wa 36. Byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 36. Haravuga ngo kandi Yopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Doruka. Uwo mugore
yagiraga. Ibyo yagiraga mu bimbwire ngo yagiraga iki? Imirimo myiza ingana gute? Myinshi. Akagira n'iki cya kabiri? N'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa, bamaze kumwakira bamushyira mu cyumba cyo hejuru. Kandi kuko i Luda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero yari, bamutumaho abantu babiri kumwinginga bati ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rw'ibarira berekana iki? Amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Tuvuge amen. Petero abaheza bose arapfukama arasenga, ahindukirira intumba ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Bimenyekana i Yopa yose, benshi bizera umwami. Nuko amara iminsi myinshi i Yopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Tuvuge amen. Uwa kabiri ngo hepfo igice cya 10 hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyedini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose. Wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana budasiba. Haleluya. Yagiriraga abantu iki? Ubuntu bwinshi, agasenga Imana budasiba. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Koroneliyo. Aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati niki mwami? Aramubwira ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye ku rwibutso imbere y'Imana. Duhe Imana amashyi menshi cyane. Ndashima Imana ko gusenga kwacu n'ubuntu bwacu bijya bizamuka bikamugurutsa. Ubu ntabwo ibyo twaje gukora aya masengesho, izi ndirimbo korali baririmbaga, umushumba w'iri teraniro, namwe mwese mwaze gusenga, ntabwo bigarukira aha. Hari marayika wajyanye raporo. Marayika yajyanye kugira ngo nyuma y'ibi hazave ibindi. Bibiliya rero yabitubwiye. Uyu munsi nagira ngo mbasabire umugisha wo kugira kwizera kuzima. Kwizera kumeze gute? Kwizera kuzima. Nkuko ibyanditswe byabitubwiye, iyo kwizera ariko nyine nta kindi kiyongereyeho kuba kumeze gute? Imana rero iguhe kwizera kuzima. Nazamuye ibiganza gutya ngo Imana ibibahe. Kwizera kumeze gute? Kuzima. Ukwizera rero ngo ukwizera bongeyeho iki? Imirimo. Iyo imirimo yiyongereyeho biba bibari bizima. Ariko iyo wizeye gusa cyangwa ugakora imirimo nta kwizera, nabyo biba bipfuye. Ndabasabira rero mugire kwizera kuzima. Iyo iyi nyigisho yitangiye itanibuka yuko hari ibintu bizagufasha mu buzima, kandi hakagira n'inyigisho y'ubuyobe tuvanaho. Hari igihe umuntu ategereza ngo agomba gukundwa, ahubwo Bibiliya itwigisha yuko tugomba gukunda, kubera yuko ibyo wifuza ko abantu bakugirira nawe ugomba kubigirira abandi. Aho murabyumva neza? Niba ushaka abashyitsi uzakora iki? Niba ushaka kuvuga neza,
ushaka abantu bakubwira neza, niba ushaka ko abantu bagufasha, niba ushaka yuko abantu bagutabara, niba ushaka ko abantu bagutwerera mu buryo bwawe, niba ushaka yuko abantu bakwishimira, nawe uzishimira abandi. Ibyo wowe ukora Imana iragenda ikabivunjamo abantu nabo bakabigukorera. Niyo mpamvu rero basaba umugisha wo gukora neza, hanyuma namwe Imana ikazabagirira neza. Ntuzabe uri wa muntu ushaka gufashwa, ahubwo uzabe uri wa muntu ushaka gufasha, kubera yuko gutanga bimeze bite? Bihesha umugisha kuruta gutanga. Ibyo rero kuko ari ijambo ry'Imana ribivuze, ngiye kubasabira umugisha wo gutanga. Ngusabiye Imana izaguha ibintu byinshi, kandi n'ibyo yaguhaye Imana izaguha gutanga. Ibyo utanze nawe Imana izajya gushakira abaguha, kandi uzafasha mu burasirazuba. Imana nijya kugutabara izanabo mu majyepfo. Ntuzanatekereze ngo uwo nasuye azasura, ahubwo uwo wasuye Imana izazana ndagusure. Uwo wafashije hari igihe atagufasha, ariko Imana izana abandi bakagufasha. Basabiye mwese kwizera kuzima. Haleluya. Kwizera kumeze gute? Imana yarambwiye ndahano ku rusengero nayoboraga, irambwira iti genda ubwire abakristo buri wese ashake umurimo akora mu nzu y'Imana. Imana abantu bose bazabona imirimo bakora mu rusengero. Imana irambwira ngo hari imirimo irenze miliyoni 2 itaragira umuntu uyikora hano mu rusengero. Iyo mirimo ko ari myinshi tirahari, genda wowe bivuge, hanyuma abantu ngenzabibwirira icyo gukora. Ndaza kuruhimbi nkaha, ndahagarara ndababwira ngo Imana irashaka ko umuntu wese muri rusengero ashaka ikintu akora, hanyuma Imana ikazamuha umugisha. None se urakitubwira? Oya, ahubwo Imana irakibabwira. Ndashimira Imana ariko Imana ivugana na bene. Amen. Naragiye ngo bamwe muri bo bakajya bambwira bati Imana yatubwiye kuzakora iki, abandi bati Imana yatubwiye kuzakora iki. Hanyuma sigara umudamu umwe w'umuyobozi araza asanga muri biro hari kuwa kabiri, arambwira ati pasiteri, ati ngewe nzakora iki? Imana yambwiye yuko buri wese mubwira icyo azakora. Mugeze ko utabimbwiye mushaka ko ari wowe wimbwira. Oya, kubera ko ngewe nzimuka nzanigendera, ariko Imana yo muzagumana. Muzakora ibyo mubwiye, aho muzakora ibyo Imana ikubwiye. Nyine ngo wambwiye ikiguhangayikishije hano, hanyuma akaba ari cyo nkora. Ndamubwira nti ntabwo mpangayitse, nta n'ikimpangayikishije na kimwe, ahubwo Imana yampaye amahoro menshi. Ngo ubuse ngo nta kintu ushaka nakora, ntacyo igenda Imana izakikubwira. Senga amagambo abiri, yanga guhaguruka ngo ntabwo nasenze neza. Yarapfukamye uzi ukuntu nasenze. Naravuze ngo Mana uyu mubyeyi mwishurira icyo gukora mu izina rya Yesu, amen. Kuko surasenze ninarangije ko yasubiramo gusenze gahoro, kuvuze ibintu bikeya, ntabwo Imana igutabara kuko twavuze byinshi, ahubwo igutabara ko Imana yumva. Amen. Ayana guhaguruka ngo ngongere usubire musenge, ninarangije ahubwo wowe genda, Imana irakubwira. Ndashimira Imana ko Imana ivuga. Amen. Nijoro aryamye, Imana iramuhishurira, iramubwira ngo rwa rusengero rufite umwanda, genda ni wowe nshinze tuwarete, uzajya hoza tuwarete, ujyane n'impapuro z'isuku, ntazagire umukristo uzahano hasa nabi. Arangije mu gitondo arabyuka arampamagara ati pasiteri we, Imana ntigira ubwoba, yagize ati ntasoni ugira, tuzaryohereje ntibigize ite nyine, ati ibintu bihoreye ntibibaho, yanyuma se ntibimeze bite? Ati ntabwo bivugirwa kuri telefone, ati uri muri biro? Ndahari. Araza ndamubwira ngo aze tuvugana mbwiye. Aje rero arabanza aca kuri tuwarete, areba uko hasa, asanga harasa nabi, ahita abanza arahakoropa, ashyiramo amawomo, ashyiraho za papiye jenike, arangije arazamuka asanga muri biro ati Imana ntigira ubwoba we. Ese yagize iti? Ati nyohereje muri
tuwarete umera imana amashyi igira ubwoba none se yewe mubwira ngo ujye gukora muri tuwarete wari kwemera ngo pasite wari kumusuzuguye cyane hanyuma se n'imana ko yakohereje wagiyeyo maze mvuyeyo urumva njyewe nari mubivuga ntabyemere ariko imana yarabivuze arabyemera. Haleluya, nagira ngo mbasengere muri iki gitondo imana ibahishurire icyo gukora. Hano hari imirimo myinshi cyane ariko imana yacu irahishura ikakubwira icyo ukora, ikaguhishurira, ikakubwira uwo wasura, ikakubwira uwo wafasha, hanyuma imana nayo ikaguhereza umugisha. Kandi hano hari imirimo myinshi, imana imbabarire ibahishurire iyo mirimo hanyuma muyikore. N'uwo mwegeranye hari umugisha wamukoreraho, uwo nguri inyuma yawe hari umugisha wamukoreraho, umwuka wera aracyakora. Ntabwo tuba tuje hano ngo gusa dusenge birangire, ahubwo tuba tuje gusenga kugira ngo imana itangire kudukoresha. Muri iki cyumweru rero imana izabakoresha ibintu byinshi by'ubutwari. Mu minota mikeya Doruka mwamwumvise yari umugore udafite ibintu byinshi ariko ufite ubuntu bwinshi. Bibiliya yatubwiye ngo yagiraga imirimo myiza ingana iki? Yagiraga imirimo myiza ingahe? Ngo myinshi. Yafataga umwanya akadodera abapfakazi, akabashakira imyenda, akabadodera amakanzu bakambara bakishima. Bibiliya yatubwira ngo muri iyo minsi ararwara arapfa, kubera ko n'abantu bagira neza n'abantu bakora neza nabo bazapfa, ariko nyuma y'ubu buzima imana izabahembera ibyo bakoze. Hanyuma mu gushyingura baravuga bati Doruka ntabwo twamushyingura uko twiboneye, niba Petero ari hafi tubanze tumutumeho aze agusure. Ngiye kugusabira umugisha, imana iguhe, imana iguhe umugisha, iguhe umugisha wo gusurwa na ba Petero, iguhe umugisha wo gusurwa na Petero usenga bikaba. Haleluya. Kandi imana iguhe umugisha ba Petero badafite ubwibone, ahubwo bemera kujya naho batageze, ari abantu babiri gusa bamutumyeho akabakurikira akajya gusura umuntu umwe. Ndasaba kugira ngo abashumba, abavugabutumwa, abantu bakorera imana ibaha umwuka wo kwiyoroshya, kubera ko icyubahiro ni icyande ni icy'Imana. Uko nganiriza iteraniro ringana gutya azaba ariko nanaganira n'iteraniro ryo mu rugo iwabo, nta kwishyira hejuru, ahubwo imana igiye kwiyoroshya. Petero arahaguruka aragenda, asanga amarira yuzuye, asanga ibyago byabaye, asanga barimo bararira, buri mupfakazi wese yerekanaga akanzu Doruka yamuboheye. Imana ishimwe cyane. Petero arabareba ati uyu muntu yari afite imirimo myiza myinshi, ntabwo tumushyingura nonaha ahubwo ngiye gusenga azuke. Aragenda aramusengera, amubaha ari muzima. Arababwira ati dore nguyu arazutse. Nimwumva umunezero rero. Yazuwe n'iki? Yazuwe n'imirimo myiza myinshi. Imana iguha ibintu bifatika ukora ku buryo na Petero azabishingiraho gusengera. Haleluya. Ababyumvise mwese muvuge muti amen. Imana iguha imirimo myiza myinshi, kandi ntuvuge ngo nonese ko ntacyo mfite. Ibyo ufite bikeya bikorere n'Imana. Ntuzavuga ngo ntacyo mfite, ahubwo ibyo uzabona bizaturuka mu cyo wabashije gutanga mu gifite. Imana ishobora kubona utanze 100 ugatanga 200, ufite ibitenge 2 ugatanga 1, Imana ikazabivanamo byinshi cyane kuko wemeye kumvira Imana. Petero rero amaze kumuzura, Bibiliya yatubwiye ngo mu munezero mwinshi abantu benshi bakira umwami Yesu, abantu benshi baranezerewe. Ni nacyo cyatumye azuka, kwari kugira ngo abantu bakizwe. Ndabihamya, ngiye kubyatura bivuge, Imana nayo izabibakorera. Imana izagukorera igitangaza gituma abantu benshi bihana. Haleluya. Kuko Imana yarabikoze bikagarukiraho, ntabwo ari byo basabiye. Basabiye ngo izabikore, ababireba bazakizwa. Imana izagukorera igitangaza, uwo musuzuguye azaza gusaba imbabazi. Imana izagukorera igitangaza, abantu muturanye batizera
bazizera umwami. Imana izagukorera igitangaza, abakuroza n'abakugambaniye bazaza bapfukame babonye Imana yawe dukomeye. Tuyihe amashyi Imana izabikore abantu bizere. Haleluya. Abantu bamere bate? Iki kintu umusabiye gikomeye. Imana izagukorera ubukwe ariko ntibirangire bwabaye ubukwe, ahubwo bizaba igiterane mu bukwe bwawe abantu bazakizwe. Nuko bigambaniye azahaze nareba Imana yisubire avuga ati dore Imana ndihanye nanjye. Imana izagukorera ikintu gituma abantu buzura umwuka wera. Iki kintu uko ari cyiza cyane, ikintu gituma abantu buzura bakibireba bagahita bavuga bati Imana irakomeye. Dusabiye uwo mugisha. Haleluya. Amotoroka yapfuye kuzuka gusa, ahubwo yarazutse kugira ngo umureba ahita akiza. Amenye Imana ya Petero, amenye Imana ishobora byose, ishobora no kuzura n'abapfuye. Ndagusabiye uwo mugisha. Mwabaririmbyi mwe mbasabiye uwo mugisha. Imana izagukorera ikintu bene wanyu hari uvuka ntare washatse bazamenye ko buracyayifite akamaro. Nabyumvise by'Imana. Imana ibakorera ikintu gifite ibiro kizatuma bene wanyu bakizwa, kizatuma bagusuzuguye n'abavuga ngo muzinduka mujya he bazamenye aho tuzinduka tujya kuhakora. Haleluya. Aho tuzinduka tujya birakora. Nabyumvise. Imana ibaha imbaraga zituma bariya dusiga mu rugo bamenya ko Imana twagiye gushaka ifatira. Imana icyubahiro izabibakorera. Izabibakorera ntabwo bizarangirira aha ngaha. Ndabibabwiye bareba mu maso mwese ntibizarangirira aha. Imana twakoreye izagaragaza ko ari Imana. Haleluya. Haleluya. Ikanzu twahaye abapfakazi ntabwo izarekera, izakomeza gukora. Ibyo twitanze bizakora, ibyo twafashije abantu bizakora, ibyo twabwiye abantu neza bizakora. Haleluya. Yewe hari umwana nafashije, nta nubwo ari njye wamufashije, ahubwo njye nakoze ibintu bibi gusa. Njyewe namubwiye neza gusa, nasanze agiye kwiyahura, ndamubwira ngo humura mu ijuru hari Imana. Iryo jambo gusa murumva rigoye, murumva riruhije. Ni iryo ryonyine navuze ngo humura mu ijuru hari Imana. Yaragiye kujya kuyahura muri Nyungwe kubera ko hari umuntu wari wamubwiye nabi. Muri iyi si rero harimo abantu bavuga nabi, ariko ngiye kugusabira Imana izamuhuze n'abavuga neza. Haleluya. Ibyo mbishyize kuri uyu munsi, Imana imuhuze n'abantu bavuga neza. Nonaha imuhuze n'abantu bavuga neza, ahubwo mbishyize nonaha. Birasohoye nanjye ngiye kukubwira neza. Birasohoye nonaha, humura mu ijuru hari Imana. Haleluya. Nabibijyanye kure we, mbigaruye hafi. Humura mu ijuru hari Imana. Niba baguteye ubwoba muzapfa nabi, ndabivuguruje. Imvi zizaruriye Imana ikikurinze. Niba baravuga ngo kandi ibyo bintu ngo bizagukoraho, humura ntacyo bizagutwara, ahubwo Imana izabivana mu mugisha. Yewe nahamagariwe kuvuga neza, hanyuma ibyo batuye ijuru rikabikora. Umuhamagaro wanjye ndaramubwiye ngo humura mu ijuru hari Imana. Ndangije mukorera icya kabiri, ndamubwira ngo njyewe ibyo ukeneye simbifite, ariko mfite umuntu nakubwirira akabikora. Hari umugabo w'umuprofeseri nari narasengeye, twarasenganye, Imana imugirire neza, imuha kuyobora ikigo cy'amashuri. Ndangije ndamuhamagara, ndamubwira ngo fata ikaramu mubwire hano tujye gukorera umugisha. Ati nibikize? Ndamubwira ni hari umwana ugomba guha ishuri mu mwaka wa 4. Ahita ambwira ngo ndarimuhaye. Icya kabiri ndamubwira kandi uwo mwana ni wowe uzamwishyurira minerivare. Arangije ati ndayimwishyuriye. Icya gatatu kandi uwo mwana ni imfubyi, azajya iwawe umugaburire. Ati ndamuhaye ibiryo kandi muhaye n'ibyo.
mbega ibyo navugaga byose byahitaga biba ninjye wavuze bikeya ndangije bitamwira wa mwana n'ijuru ryatabaye haleluya byakunze ishuri ryabonetse minerivare yabonetse aho kuba habonetse ibiryo byabonetse ibikoresho byabonetse arangije arapfukama arongera ararira aravuga ati Mana ushimwe ndakubonye uriho urakomeye Imana imwe nanjye zakubahisha kandi nziga neza nzatsinda ndamusengera ajya kwiga ubu yararangije yaratsinze yabonye diplome yaranashyingiwe yaranabyaye afite abana bane ushobora rero kuba nabishobora ibyo wowe ngiye ariko uzi umuntu wabishobora uwo muntu rero ushobora kumugurira akaguha akazi ushobora kuba njye nta kazi mfite ariko uzi umuntu waguha akazi icyo mba ndwana nacyo ni ukurwana n'ubwibone n'abantu birata ngo ntabwo ngo yacuruza ngo yacuruza inanasi ngo ntiyakunyonzi ngo ntiyakumotari kandi nta nubwo yize kandi bafite masters uzakora muri byo aho kuvuga ko tucuruza inanasi tucuruza imineke ijuru rikazavana n'umuvugo haleluya tucuruza avoka mbese kunyatinja zoga kandi cyose no gake yo sendo aho tucuruza avoka muri muzava uziko tucuruza imbuto ubona nafashije abantu kubaho neza uziko yuko nari imbuto zawe wajya wawe ubona namugera iminsi yo kubaho ndagira ngo mbabwire nta kazi kabaho ntuzirate ntuzavuga ngo nzahera ku bikomeye uzahere ku byoroheje Imana izabifara n'ibikomeye babyumvise ibyo bintu ushakishe ukore Imana izababeshaho amen rero ushaka kutabishobora ahubwo nkagushakira uwabishobora ikindi cya kabiri ushobora rero kutabishobora ariko nkabisengera ibishobora ikakutayemo ibyo tugiye gukora mu kanya tugiye gusaba Imana ibishobora ibikorera haleluya mbese muri iri teraniro harimo abantu bumva Imana ibagiriye neza nabo bakora umurimo wabo hari abantu bumva Imana ibahaye amafaranga nabo bakayakisha ubusa tugiye gutangira gukomorana uyu munsi rero turabasabira imigisha kugira ngo ibiganza byanyu byakire hanyuma natwe dukorere Imana mbese Imana ni gutabara uzava muri burekeye uzasezera korali cyangwa uzongera repetisiyo Imana ibatabare kandi ibabone Imana ibahe amafaranga kandi babone haleluya Imana ibahe kwitanga kandi namwe Imana izabitangira ibyo murabyumvise abashomeri Imana ibaha akazi abakodesha Imana ibaha inzu zayo abagenda n'amaguru Imana ibahe n'imodoka haleluya uzabwe ngo bizava he ko ntize ko ntafite na perime umwana wawe azajya gutwara mwabyumvise Imana izaguha umwuzukuru uzi ubwenge uwo mwuzukuru agukunde cyane ageza kugufata akuzane muri burakeye aparike hariya akurindire nurangiza amateraniro yongera gusubize mu rugo kandi aguhe n'ibihumbi 5 byo kugura amata ibintu dukeneye hari abantu bazabiduha abatabawe mbere bazibuke gutabara bagiye gutabarwa bwa kabiri abana y'amafaranga mbere yacu iyabahe iduheho hari abantu bakize mbere tubabwire nabo badukize urimo mwabyumvise neza umuntu ukurusha amafaranga agukunde akugurire telefone kandi ubu muri iki cyumweru muzabibona
imana izaguha agatelefone ka simati nawe ujye kuri watsapu ujye wandikira abantu ijambo ry'imana. Mwabyumvise ibyo? Uwatabawe mbere imana iguhuze nawe gutabara. Niba mubyumvise muvuge amen. Koruneliyo werangwa n'iki? Werasengaga iminsi yose ariko akagira n'ubuntu bwinshi. Basabiye no kwitanga. Muzajye mwitanga imana izabasura. Umugisha agiye kubasabira ngo Koruneliyo gusenga ko birazamuka n'ubuntu bwinshi, birazamuka bikora igikuta imbere y'Imana. Imana iravuga ngo Koruneliyo yaranesheje, nanjye rero ngiye kohereza marayika musubiza. Basabiye umugisha wo gusurwa na marayika mu rugo. Koruneliyo atubwira inshuti ze zose, atumira abavandimwe bose, Petero akibaganiriza mu z'umwuka we. Usabira umugisha w'umushyitsi utuma abantu buzura umwuka we. Ese reka tugasenga imana ikaduha kwizera kuzima. Imirimo n'iki yo kwizera. Muhaguruke tubisengere. Hari iminota ine. Iyi minota ine tugiye gusenga imana. Ikintu tugiye gusengera rero, turasenga isengesho ririmo imihigo. Ni ukuvuga ngo mana ndagukeneye, kwizera kwanjye nyongereraho imirimo. Uzajya usenga ibintu wumva uzakora, imana nigutabara. Mana nungirira neza, nanjye nzakora ibi. Ibi ni byo tugiye kuvuga imbere y'Imana. Hanyuma ibyo tugiye gusengera, ndazamura amaboko nizeye neza ko muzabibonesha amaso yanyu. Hanyuma iyi minota ine rero muyikoreshe neza, kumwe dupfukama, kumwe dusenga, kumwe tugendagenda, nanjye igihe hari munsi y'umusaraba nibwirira Imana ibyanjye, nawe ubwira Imana ibyawe. Mugire vuba dusenga Imana, n'ingaruka niho musoza.
musengera abana. Ubwo rero mu gitondo muzana abana hanyuma musengera Imana. Hanyuma mugatsinda dufite mushiki wacu wavuye mu mubiri. Ejo nza mu gitondo nakiriye mesaje naje bampamagara mbere yuko ninjira mbona telefone yampamagaye bambwira rero ko uwo mubyeyi avuye mu mubiri. Umubyeyi witwa Florence Kanyarwaye ni abantu batuye munsi y'urusengero neza. Twa dukontineri turi hejuru y'urugo rwabo. Ubwo bafite umwana witwa Media, bafite undi witwa Jean de Dieu, nivuguruzwa n'abakristo bacu. Rero turabasura uko bishoboka, tuza kuvanga kwigaburo ryera n'ubundi turakomerezayo ikiriyo. Tuzamushyingura ejo kuwa gatandatu. Yari kuba none ariko bitewe n'uko hari iyo gahunda y'igaburo ryera bahisemo kubisunika bikazaba umunsi w'ejo. Rero ni no komeza kubasengera Imana kugira ngo mu bihe bibi bikomeye nk'ibyo ibabe hafi. Ndumva amatangazo arayo. Ubwo gahunda niyo ngiyo y'saa 8 kwigaburo ryera hano. Imana ibahe umugisha. Dusabe umugisha abaririmbyi ijwi ry'Imana ndetse na korali wera. Dusabe umugisha mwebwe mwese mwaje. Dusabe umugisha abadiyakoni badufashije mu gitondo n'iki ngiki ntabwo biba byoroshye. Dusabe umugisha abakozi b'Imana twabanye. Dusabe umugisha kandi pasiteri Charles